ngo niba ushobora kuvanga utazi ibyo uvanga, urashyiramo alcohol, ethanol irengeje ikigero ku mubiri w'umuntu, ntabwo kuvanga ari akantu koroshye. Mu byumve mu buryo bw'ubuzima. Niba abakozi badafite standard bavuga ngo abantu rero bari gukorwaho iperereza bari mu byiciro nibura 5. Harimo abakozi bakora muri leta bashinzwe ubugenzuzi, gutanga ibyangombwa mu bigo bya leta bitandukanye. Hari igice cya kabiri cy'abanyir'inganda, hari ikindi gice cy'abakozi bakora mu nganda zafunzwe, abayobozi b'inzego z'ibanze, ndetse hari n'abandi bantu bagiye bafatwa bakora mu buryo butazwi. Hanze hababyita ngo bakora ngo kinyeshyamba, ugasanga arakora inzoga ziri ku isoko ariko nta hantu na hamwe yanditswe, nta rwego na rumwe rumuzi. Abantu nabo bagiye bagaragara. Abafashwe rero na aba 16 nabo bakurikira, bari mu byiciro bibiri: icyiciro cy'abanyir'inganda n'abakozi bakora mu nganda zimwe zafunzwe. Abangaba tuberetse. Abafashwe rero twavuga aba Ingufu Jean, hafashwemo 3: Ntihanabayo Samuel, ngira ngo izina rye murarizi, hanze aho ko bamwita, ni umuyobozi mukuru w'ikigo cya Ingufu Jean. Hakaba Twahirwa Fulgence, umugenzuzi w'ubuziranenge mu ruganda rwa Ingufu Jean, aribo bitwa ngo ba quality control. Na Katushabe Donias, umuyobozi w'ishami ry'umusaruro, aribo bita ba production manager Ingufu Jean. Hari n'abandi bafashwe bari muri ibyo bita Keri, mu ruganda cyangwa company Keri Taste and Nutrition Rwanda, nabo hafashwemo 3. Hari uwo bita Oluwatosini Ajayi, ni umuyobozi aribo bita ba operation manager ushinzwe ibikorwa by'uruganda. Kayihura Mudahogora Belinda, umuyobozi w'imicungire wahakorerwa ibikorwa, umuyobozi w'imicungire ariwe bita ngo site manager and production manager. Hakaba na Hamuduni Alpha Peter, akaba ari supply chain manager. Uru ruganda rwa Keri Taste and Nutrition bo bakora bya bintu mujya mwumva bita ngo ni flavor. Flavor mu Kinyarwanda ubwo ni bya bintu bihindura impumuro ndetse bigahindura n'uburyohe bw'ikintu. Uyu rero iyi company buriya niyo ya supplyingaga ibyo bita flavor muri aba bantu b'abanyenganda bose. Hanyuma hari nabo bita Biohub, Ebeneza Company na Sakaza Fruits Processing. Harimo Ndayisenga Juvenal, akaba ariwe nyiri uruganda rwa Biohub. Gatare Eric, nawe ni nyiri uruganda rwa Ebeneza Company. Safari Gilbert, umuyobozi w'uruganda mu ruganda rwa Sakaza Fruits, babita factory manager. Noneho no kwa Sina Gerard na Sakaza Fruits Processing hari uwo bita Bereti Alexandre, n'uwo bita umuyobozi ushinzwe umusaruro mu ruganda rwa Sakaza Fruits production manager, na Uwishema Olivier, umuyobozi ushinzwe umusaruro mu ruganda rwa Sina Gerard production manager. Kuri side ku ruhande rwo gukora ibinyobwa, ngira ngo murabyumva, uruganda rwa Sina Gerard rufite ibice bibiri byo gukora imitobe n'ibyo kurya. Uruhande rwafunzwe n'uriya rukora ibinyobwa bisembuye. Aho ngaho muze kuhasobanura neza. Hakaba na Gahongayire Beatrice, African Buffalo Production, n'uriya mu mama mwabonye winjiye mbere wari wicaye ku ntebe. Hakaba na Pifani Company and Lotus Medical Group,
hari Iyakaramye Celestin akaba ari direct manager wa Pifani Company, Murungi Andre umugenzuzi w'ubuziranenge mu ruganda rwa Pifani Company, hakaba na Imanishimwe Gaston nyiri uruganda rwa Lotus Medical Groups, akaba ari afite na farumasi. Ni ibintu biba bitangaje impamvu nk'aba ngabo umuntu abacaho akarongo, umuntu aracuruza imiti ariko ukajya gusanga urasanga noneho aracuruza na ethanol mu buryo butemewe. Hari na Kiribazayire Valentine nawe afite imigabane muri Lotus Medical Groups. Abo rero uko ari batandatu, abo ngabo bari muri bya byiciro bibiri, ba nyiri inganda ndetse ba nyiri inganda cyangwa company n'abakozi muri izo company cyangwa inganda zafunzwe. Bose bafite icyita rusange kimwe, bahurira ku kinyabutabire cya ethanol. Turaza kubisobanura neza. Bakurikiranyweho ibyaha 4: guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushegesha ubuzima, guhimba cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, hagaragayemo n'icyaha cyo kunyereza umutungo no kwigomeka ku buyobozi. Bafungiye kuri za sitasiyo zitandukanye za RIB ya Kicukiro, Ndera, Remera na Nyamirambo. Dosiye zabo ziri gutunganywa mu gihe cyagenwe n'itegeko zizoherezwa mu bushinjacyaha. Impamvu rero zashingiyeho zimwe mu nganda zafunzwe, ngira ngo muri operation yakozwe dufatanyije na police n'ibindi bigo bya leta bifite aho bihuriye n'ibi binyobwa bidasembuye, hakozwe operation. Akaba ari nayo mpamvu mubona twicaranye n'umuvugizi wa polisi, nawe araza kugira ibyo asobanura abanyarwanda mu buryo burambuye bw'impamvu ifungwa z'izi nganda. Impamvu rero zashingiweho ni nyinshi, ariko turagerageza kuzihina mu buryo bwumvikana kandi bworoshye. Hari ubwoko bw'inganda bubiri bwakozweho iperereza. Hari inganda zari zanditse zizwi, hari n'abandi bakoraga nk'inganda batazwi batananditse kandi bafite ibicuruzwa ku isoko. Abo bose bakozweho igenzurwa, barafatwa, izindi zirafungwa. Ibintu rero icyita rusange kimwe, ibintu bagiye bahuriraho byinshi, amakosa ndetse ariyo avamo ibi byaha, ni ukudakoresha ibipimo bizwi bipima ethanol ishyirwa mu binyobwa. Icyo ni ikintu bose bari bahuriyeho. Hari gukora nta ruhushya rwo gukora rwatanzwe n'ikigo cyabugenewe, icyo bita operating license. Operating license, ugasanga umwe arakorera kuyataye igihe yabaye expired, hakaba n'abandi bakora nta niyo bafite. Hari gukora nta S-mark. S-mark ni igenzura riba ryakozwe na kiriya kigo Rwanda Standard Board RSB, bigaragaza ko ibicuruzwa byawe biri kuri standard, bifite ubuziranenge runaka. Hari isuku nkeya nako ya ntayo ahantu hamwe, si no kuba nkeya gusa, hari n'aho wasangaga nta suku na nkeya ihari mu byo bakoraga kandi bijya mu buzima binyobwa n'abantu. Hari ikindi cyo kudakurikiza amabwiriza, icyo bita standard compliance procedures. Hari gukorera ahantu hatabugenewe, ugasanga umuntu gukora hatabugenewe no kuvuga ngo mbere y'uko habwa icyangombwa bagomba gusura inzu yawe aho ugiye kubaka uruganda, ataba ari ahantu mu baturage, ahantu habugenewe hafite n'inzu yujuje ibyangombwa runaka biba bisabwa. Akenshi wasangaga ashobora kuvuga ngo nk'urugero nk'uruganda rwa Kelly
ndarwifashisha kuko ari mu bagaragajwe hano kandi yagize uruhare rwinshi cyane muri ibi bintu bitujuje ubuziranenge. Uwo Kelly and Test ni bamwe bakora ibyo bita flavors, aho wasangaga agaragaje ko agiye gukorera muri Niboy, akaba ariho asurwa, inzu ikemezwa ko yujuje standard, wajya gusanga ugasanga arakorera Kagarama. Ni nako byari bimeze. Ibyo ntabwo biba byemewe. Icyo biba bivuze nuko ntabwo ushobora gukorera ahantu hariho hose, kuko iyo ushatse gukora ahantu hariho hose no kuvuga ngo hari ikibazo cy'ubuziranenge kubw'igicuruzwa uri buzane ku isoko. Gukorera ahantu hihishe mu bwihisho, ugasanga afite uruganda yagaragaje rufite imashini rwiza, ariko urwo no kugira ngo asurwe gusa ahabwe ibyangombwa, ariko ugasanga afite ahantu inyuma hihishe hasa nabi niho akorera. Ibyo ni iki? Icyo turaza kubisobanura. Ni kwa gushaka, ni wa mugambi mubisha wo gushaka kugabanya quality y'ibyo ucuruza kugira ngo wunguke menshi. Hari gukoresha icyo bita raw materials zitujuje ibyangombwa, gukora nk'aba production manager bafite babyigiye. Ntabwo ushobora gufata umuntu wize amategeko ngo umujyane ngo ari ujye gushingwa umusaruro mu bintu by'ibiribwa, ntabyo yize. Ntabwo wafata umuntu wize itangazamakuru ngo bari ujyanayo. Ni ukuvuga ngo hagomba kujya umuntu wize food science, wize ufite notion za chimie bijyanye n'ibyo uri gukora. Aho rero twasangaga inganda zasuwe zasanzwe harimo abantu bameze gutyo badafite ibyangombwa. Abakoramo n'abakozi, akagenda akazana abakozi bo mu muryango we atitaye, we ugasanga aravuga ngo yitaye kubo mu muryango we cyangwa se abandi bantu, atitaye kuri ba bantu babyigiye. Ibyo nabyo ni muri bya bintu byo gushaka kugabanya kalite kugira ngo abone umusaruro ukabije, inyungu y'umurengera. Gukoresha ibyangombwa by'ibihimbano, kubangamira ubugenzuzi ku mpamvu zo kugira ngo agire ibyo ahisha, gushyira ibinyobwa mu macupa yakoreshejwe, ugasanga baririrwa batoragura amacupa, ayo macupa niyo agenda akajya kongera kuyakoresha, kandi buriya bari abantu ari amacupa bakoresha baba baremerewe ko akoreshwa rimwe, usage unique. Noneho n'aya macupa yandi nayo bagiye gukoresha, ugasanga uburyo bw'imyogereze yayo ntushobora kuba wumva uruganda nka ruriya ngo rwitwa ngo ni Nguvu, kuba bacyogesha agati n'amazi n'icyangwe bagacugusa, badafite imashini yabugenewe yoza ariya macupa. Uribaza rero uruganda nka ruriya rwasaga nkaho ari icyitegererezo, ushobora kubaza ati izindi zifitemo ubushobozi buki ko zimeze? Kwirengagiza amabwiriza y'ibidukikije, ikintu cyo ni ikintu twagiye tubona, ugasanga umwanda uva mu ruganda urabangamira ibidukikije. Biriya bintu bimwe ari amaproduit amwe ubona harimo ibintu bya sida, ugasanga ibyatsi byarahiye, umwanda, amasazi aratumuka. Ibyo nabyo ni ibintu byagiye bigaragara. Imikoreshereze rero, ndagira ngo tuvuge ku mikoreshereze ya ethanol nk'ikintu cyagaragaye kuri bose. Ethanol murabizi ni ikinyabutabire gikoreshwa muri ibi bintu byo gukora inzoga zisembuye. Ethanol ni ikinyabutabire kigomba kugira uko kibikwa, kigomba kugira uko gikoreshwa. Gukoreshwa nabi kwacyo bigira ingaruka ku musaruro, ndetse cyane cyane aho bibera bibi ku buzima bw'abantu. Mwumvise hari abantu bapfuye
kubera imikoreshereze mibi ya etanol. Hari abahumye. Izo ni ingaruka ziri direct. Ingaruka z'igihe kirekire rero nazo zigenda zihari. Ngira ngo Minisiteri y'Ubuzima yarabibatangarije ububi bw'etanol. Ubundi ni ikinyabitabire kigira amabwiriza akigenga kubera ingaruka gishobora gutera ku buzima bw'abantu, nayivuze harimo n'urupfu. Ikintu cyagaragaye rero nuko iyi etanol yagiye igaragara ibitswe ahantu mu hantu hatabugenewe. Ikinyabutabire, ikintu cya mbere, ikinyabutabire cya etanol ni ukuvuga ngo iyo ukibitse ahantu hashyushye, hari ibyago bibiri gishobora guteza. Gishobora gutera ibyago by'ubushye, gutera inkongi, cyangwa se iyo bagishyize ku bushyuhe bwinshi, umwimerere wacyo uragabanuka. Iyo umwimerere wacyo uhindutse, gihinduka uburozi. Iyo gihindutse uburozi kigakoreshwa, byanze bikunze kizagira ingaruka ku bantu. Twasanze rero ahantu hamwe, ahantu hose, navuze ngo iki kinyabutabire cya etanol imikoreshereze yacyo ni icyita rusange kuri aba bantu. Ntabwo bafite icyo bita ngo temperature calibration. Niba nk'ubu muri iki gihe cy'ubushyuhe ube bashyizemo esi kugira ngo ya temperature cya kinyabutabire kigumeho. Baragiye bayishyize ahantu, barafunze, baragerekeranyije, ndetse n'uburyo bibitswe n'abagenzuzi ntashobora kuza ngo acemo avuge ngo iki kidomoro cya litiro 200 gifite itariki yacyo ni iyi ngiyi. Ugasanga barabirundanyije ku buryo n'ibyaba expire umugenzuzi ntashobora kubigeraho. Kandi uba ugomba gupima ikidomoro ku kindi, cyangwa ziriya container kimwe ku kindi. Hanyuma gukora ukuntu iki kinyabutabire gikoreshwa, urugero turafata urugero rw'ingufu gin, aho bayivangira. Ni ukuvuga ngo aho bayivangira babyita ngo ni blending. Ni ukuvuga ngo kiriya kinyabutabire bavanga n'amazi, etanol bakayivanga n'amazi, bakagenda basukamo amazi kugira ngo ubukana bwa alcohol bugabanuke bugere ku kigero cyifujwe cy'inzoga runaka ushaka gukora, niba ari 42. Ni ukuvuga aho twagiye tugasuzuma, ubundi nka kiriya kigega bashyiramo bavangiramo kigomba kuba gifite navuga graduation yo kuvuga ngo hano iyo ugeje hano ni kuri litiro 20, 25, 30. Ibyo bintu nta biriho. Ni ukuvuga ngo basukamo, uje akaca hejuru akarungurukamo, akestima ngo iyo biri aha ngo biba birimo litiro. Ubwo ngubwo agashyiramo amazi gutyo. Icyo mugifate, ntimucyumve ko ari ikintu cyoroshye, wumve